Kanizere ko mumeze neza kandi uwaba atameze neza turamwihanganisha. Rero nkomeje kubashimira ko mukomeje kugenda mukora like, share, comment, subscribe. Ni ukuri bidutera inkunga kandi biradufasha. Rero uyu munsi ngiye kugaruka ku kibazo umuntu yambajije arimo kumbazaho top 10 recognition statement cyangwa ibaruwa yemerera ko diplome yawe igomba kuba yakoreshwa muri Polonye. Warayiboneye mu gihugu nko mu Rwanda, mu Burundi cyangwa n'ahandi handi iwacu wayikoresha gute na ko ni igipapuro kaminuza zisigaye zigusaba, ni igipapuro ambasade isigaye igusaba kugira ngo iguhe buruse, iguhe visa. Rero ni igipapuro cyangombwa mu gihe urimo gutangira urugendo rwawe rwo gushaka kuza kwiga hano muri Polonye. Rero reka tubijyemo, mvuge mu by'ukuri byatangiye bite. Nagerageje gucekinga kuri website ya Polonye ya minisiteri ishinzwe uburezi, nsanga iri tegeko ryabaye enforced muri 2015 na 2016 nibwo ryaje muri enforced, nibwo ryatowe 2015 riba enforced muri 2016. Rero ariko nanone kuva ku itariki 3 z'ukwa 10 2023 buri munyeshuri wese asabwa kwerekana iyo diplome kugira ngo abashe kuba yabona uko yiga, abashe kuba yabona uko yiga hano. Rero mu by'ukuri ibindi bihugu cyangwa umuntu wenda ufite diplome yatangiwe mu bihugu byasinye amasezerano y'irahe, convention y'irahe, yo bavuga ko wowe biri automatic, bisa nkaho biri automatic, ariko igihugu cyacu u Rwanda ntabwo rwigeze rubisinya. Nabonye n'ibihugu byasinye byo muri Afurika ni bikeya. So uretse Burkina Faso, n'ibihugu bike byo muri Afurika byayasinye pe, nk'uko ubibona kuri uru rutonde n'ibihugu bike byayasinye. Ndabona Burkina Faso nicyo gihugu mbonamo cyo muri Afurika, ibindi ni ibihugu byo mu burengerazuba cyangwa muri Aziya. Eko muri Shasi niyo yego nayo ndabona irimo, ubwo ni igihugu cya kabiri nibyo byasinyeho. So ni ukuvuga ngo icyo bishatse kuvuga ni iki mu magambo make? Bishatse kuvuga ko igihugu nk'u Burundi, igihugu nk'u Rwanda, igihugu nka Congo cyo kitagaragaramo hano, ntabwo kirimo mu bihugu byasinye. Cyakora Zimbabwe nayo ndayibonamo, hari ibihugu bitarenze 3. So icyo bivuze ni uko urebwa ube uba muri no classe, tuba muri no classe nyine y'uko uburyo tuba tugomba kubikora. Nibyo ngiye kuvuga mu ncamake. So ibi ngiye kubivuga mu ncamake. Twe tuba muri no classe, state which is not part of Hague Convention, Hague October 2031. So twe tutarabona n'ubwigenge, urumva ngiye twe tutarabona ubwigenge. Rero so ntabwo turimo. Usabwa nyine kwerekana, ni ukuvuga ngo ibyo bihugu byasinye ayo masezerano muri 2031 byemeranyije ko uwahawe diplome yo mu gihugu cyabo izajya iba recognized mu ibyo bihugu bye byasinye iyo degree, bye byasinye iyo convention. So biremererwa. Rero bivuga gutyo ko biriko bizajya bibigenza. So twebwe rero dufaringa muri icyo cyiciro. So if you need a recognition statement, example, to present to your employee, to your employer, or to continue your studies in a Polish university, you must cyangwa you can use the systeme qualificatory system or ukabyiapurayingira. So reka rero turebe ukuntu wabigenza. So iyi systeme birumvikana ko natari buze kugerageza kuyaccessinga, ndaza kugerageza kubibereka, then nze gushyiraho amanuza amalink y'uburyo wabyaccessinga byose, then ndashyiraho iyi link mbere na mbere, then nawe uzagerageza ubisome. Wenda aho wagira ikibazo aho niho wazatubaza, ariko tugiye kubikorera ikiganiro gusa byatwara umwanya. So tufata urugero wize muri Polonye, kameme nawe afite uko yabibona diploma. So
degree yahawe then ukayibona mu minsi 6 ariko ibiri mu giporone kandi ntubuntu. So reka turebe ku munyamahanga rero, recognition of uh, statement recognition statement on foreign diploma. So icya mbere usabwa gusoma aya mategeko ari hano kuri given Serena system. So turibuza kubicamo, ariko ikindi tureba kugira ngo nyine ubyikorere, turaza kureba ukuntu wiyapplyingira prepare scan of required document. So ni ibiki bisabwa rero, nibyo turebwa by'ingenzi. Icya mbere usabwa diploma iri ushaka kugira ngo ihabwe kugira ngo ize kubona iyo recognition statement. Ikindi kintu uza gusabwa transcript of record zijyaniranye n'iyo diploma wakoze. Ikindi niba wenda udafite diploma iriho amayo manota, ubwo usabwa nyine supplement yayo yindi. So ikindi uza gusabwa ni translation, niba itari mu cyongereza cyangwa mu kijamani cyangwa mu cyesipanyol cyangwa mu gitaliyani cyangwa mu kirusiya cyangwa mu cyukraine cyangwa mu Belarusian, icyo gihe nabwo isabwa kuyihindura. Bivuze iki? Bivuze ngo diplome zacu twe n'amahirwe nk'abanyarwanda ziri mu kinyarwanda, no ziri mu cyongereza, ariko nk'abarundi iyi cyangwa izindi ziri mu giswahili birasaba ko muzihindurisha. Muraza gushaka umuntu wabyize w'umutranslator abihindure, abishyire mu rurimi rwabo, mu giporisho ubwo, cyangwa azijyane mu kindi kirimi. So ikintu uza gukenera ni passport, ID, cyangwa ukenere niba wenda ufite na statement yerekana ko wahinduye amazina, niba uri no mu nzu werekane ko ufite ibaruwa y'ubuhunzi. Ibyo bintu urabyuzuza muri fomu, warangiza ukabyaplodinga muri systeme, warangiza to submit the application, warangiza ugasubmitinga system. Icyo gihe baza gusubiza email, warangiza ukaza checkinga status, nyuma ukazaza kubona iyo baruwa bayiguhaye. So ariko systeme baza kukunotify. Iyo uramutse ugize ikibazo ukabona birakuguye, wakwandikira kuri no email. Ubwo uhuye n'ikibazo wenda urimo kwapplyinga, icyo bavuga ukasanga hari buto idakora, wenda wabikoze nabi, ukagerageza kwakubufasha, wakwandikira iyi email. Ikindi bakubwira ko due to the large amount of application, ni bitewe nuko hari amadosiye nyinshi barimo guprocessinga, kugira ngo iyo recognition letter uyibone bishobora gutwara iminsi 30, bivuze ngo ni amezi 2 wapplyinze. So rero nkuko nabivuze, nizo step zikenewe, document zose ukaba uzicaranye, ukaba uzifite, warangiza ugashaka ishuri. Abantu bajyaga bavuga ngo biragoye, ariko ndabona nta bintu bigoyemo. Nagerageje gushaka iyi system bavuga Serena manual, nsanga ni ibintu byoroshye kabisa. So icyo usabwa ni iki, barabivuga submit an application. So baraza kabivuga iri mu cyongereza, ntabwo ushobora kuyijyana mu kindi kirimi, ntabwo wajyana mu gifaransa. Warangiza ukaza gukanda ahantu hari akabuto kameze gutya, hari akabuto kanditseho submit an application. Warangiza bakakubwira ibyo usabwa kuba ufite: diploma, transcript, ID, ibiki byose nka kurana bisomye. Warangiza ibyo bintu byose ukamenya ko bitagomba, buri fayilo yose itagomba kurenza size ya megabyte 3. Warangiza ugakanda next, ugakanda kuri no buto ya next. Ndimo kujya kubicamo mu ncamake. So also bakakubwira ngo do not attach certified copies. Uramenye ntuzashyireho kopi ziri attaché, ziri certified. So ikindi, do not add your e-signature on document. Uramenye ntuzashyireho document zawe signature yawe iri
e-signature kwa kuntu umuntu ajya asinya online, ntabwo ugomba kubikoraho. Warangiza ugakora iki? Warangiza ukaza select applicant diploma holder, ukaza ukandikamo ugashyiramo diploma holder, warangiza ugashyiraho name of institution, ni ikigo cyayitanze. Dufate urugero ni bagita REB heke, ukandikamo heke nyine high education council, warangiza ukandikamo amazina yawe Kalisa Robert, Kalisa Paul, igihugu cyayitanze ni u Rwanda, umujyi Kigali, post address twiga hano hari igihe usanga tutazigira, post address rero postal address code nayo tugira twebwe. So icyo gihe kugira ngo nyine ukomeze uyirangize, ushobora kwandikamo not applicable NA, warangiza address street name. Ibi hano bikora twebwe, bikora i Burayi, hano twe numva, ariko natwe dusiga tubifite KG 44 kangahe, ariko hano washyiraho iy'ikigo, washyiraho iy'ikigo cya HEC, so it can help you. Then kuko just nyeka ko biri formalities, email address yawe ukayishyiramo, repeat email address, warangiza ugakanda next. Wamara kujya kuri next, so nibyo hano batangagamo urugero. So then igikurikiyeho barakubaza, bakakubaza provide the date of issue of the document. bakakubwira igihe diplome wayiherewe, diplome iriho ayahe mazina. Ibi byose biroroshye kubyuzuza. Warangiza ugakanda, bakakubwira ngo hano barakubwira ngo purpose of diploma recognition in Poland, ukavuga ko ushaka kwiga bachelor degree, cyangwa nicyo twita first cycle studies. Warangiza diploma ukayishyiraho, ukatacingaho supplement nababwiye ko ari cya gihe diplome yawe itariho amanota cyangwa wenda transcript. Warangiza ugakanda next, aho ugomba kubitanga bigaragara neza. Warangiza ukajya hehe rero, so nibyo bavugaga, niba ikintu kitari applicable tutagifite washyiraho X, icyo gihe uragikosha ugashyiraho X. So warangiza prepare required document paying special attention, barangiza ugashyiraho ID ukayatachingamo ID card yawe, waba ufite warahinduye amazina ukayatachingaho, waba additional document umva wakwatachingamo ukazishyiramo, waba ukeneye gutanga comment ukazishyiramo. Warangiza ugakanda kuri buto ya next. Ibyo birangije baza kukwereka imyirondoro yawe, bakaza kuguha summary kugira ngo banze ubirebe niba ibyo ugiye gutanga koko ari byo. Warangiza ugacekinga utwo twose ukaducekinga nka kuno babikoze. Warangiza ugakanda save request. Icyo gihe umaze kuyisavinga haza kuza email, baza kuguhereza ID, application ID. Warangiza iyo email biri active amasaha 48, ariko niyo ukandaho kugira ngo usubmitinge request. Nukuvuga ngo iyo umaze ku applyinga muri system twabonye hano, umaze gukanda save request baguhereza iyo link. Iyo link umaze kuyikandaho uhita uzana ukaza ahantu handitse ukanda hano handitse ngo in order to submit the application click the link, uyikanda. Wamara kuyikandaho, icyo gihe nibwo hano barimo kukubwira ngo the link will be only then will the application will be submitted. Iyo umaze kuyikandaho nibwo icyo gihe application yawe ibaye submitted. Warangiza ukora iki rero? Icyo kiba gisigaye ni ukuzajya ucekinga status ya application yawe. So nkuko twabivuze bishobora gutwara iminsi 60. So icyo gihe wowe urategereza nyine, ukazajya uza ugacekinga, wabona bayiguhaye ukategereza nyine yaza, ukazayi downloading. So
hari aho nabonye yuko iyo bayiguhaye utegereza iminsi 15 kugira ngo ibe hari igihe ushobora gutanga dokima bakakugira izo bagusaba, icyo gihe bazigusabye wemererwa kuzitanga mu minsi 15. So hari n'igihe bashobora gusanga ibyo wakoze wenda bikeneye kongera gukora ikizamini, so icyo gihe icyo ukora ni iki? Urongera barakubwira ngo the examination of the case, ukongera ugatanga izindi dokima bagusabye. So navuga ko biri smooth. So icyo ugomba kumenya ni uko iyo baguhaye email kugira ngo iriya email ize as summary, ni uko iriya email yije utegereza amasaha 48 yashize utayikanzeho, application yawe iba imfabusa. Kugira ngo application yawe ibe submitted, nuko ugomba gukanda kuri iriya link baba bahighlightinze nkuko twabibonye kuri step yabanje. Ikindi ukamenya ko bishobora gutwara iminsi 60. Ikindi ukamenya ko niba hari document bakusabye zibura bategereza iminsi 14. Ikindi ni uko iba updated within 16 days, so nibyo barimo kuvugaho. Ikindi ni uko diploma imaze kuboneka bakoreza iminsi 14 yo kuyidownloadinga. Nyuma y'iyo minsi 14 utarigeze uyisubmitinga, utarigeze uyidownloadinga, ihita iba rejected, ihita ntawe icyo ushobora kuyikoraho, ubwo wakongera ugatangira. If you don't agree with the information submitted, the case, niba ibyo bakubwiye utabyemera, aho nakubwiye ko ugomba gukora the examination, wemerewe kuyikora mu minsi 30. Nuko ni nk'igihe wemerewe gucomplaining. So iyo bagusubije nabwo igaragara mu minsi 14. Iyo utayisikozeho system iriboroka. So nuko nabivuga, mu gihe cyose wahura na technical problem wandikira iyi website ivuga ngo help@nava.gov.pl, ariko icyo gihe waba ugiye kubabaza, mu gihe ntabwo ugiye kubandikira ubabaza ngo ese ngo ndabigenza gute, ntabwo icyo kibazo cyaba ikibazo kitari tayari cyane. Uzabandikira mu gihe wagerageje gukora ibyo usabwa gukora, niyo mpamvu baba bashyizeho iyi new process. So icyo gihe waba ugiye gutakaza umwanya w'ubusa ubaza abantu ibintu biri aho kandi nawe wakagombye kubyikorera. So icyo baba bavuga ngo help ni mu gihe uhuye n'ikibazo kiri tekinike, ariko ntabwo uribuza kujya kubaza ngo document ndajya kuzishakahe. Ni mu gihe wenda email yawe yanze, mu gihe ufite ikibazo, ufite case y'ikibazo cyaje, ariko ntabwo urajya kubabandikira ngo ese ngo ndajya muri heke, ngo ese ngo ndajya ngo gushaka document ku ishuri. Oya, ibyo ntabwo biri tekiniko. Iyo bavuze tekiniko ni mu gihe email yawe yanze, wenda wari winjiyemo ubushize, ugiye kwinjiramo bwa kabiri biranga, ukora forget password, nabwo birakomeza biranga. Icyo gihe nibwo ujya kubandikira, ariko ibindi andi makuru yose ari hano, ari yose yubakiye hano. So rero ndaza kubahereza iyi link, muze kuyijyaho muyikandeho, nimumara kuyikandaho muraza kubona ibindi byose njye nibyo natavuze, ko nagerageje kubivuga nihuta. Urumva hari abantu bareba iminota 5, rero nagerageje byibuze kugira umuntu uri buze kureba package, uri buze kureba iki kiganiro aza kuvanamo package yose. Rero ndabashimiye kandi mukomeze mukore like, share, comment, mutubaze, muduhe inspiration y'ibiganiro mwumva twakora, ko twebwe dushobora kugeramo hagati ugasanga rimwe na rimwe tunabyibagiwe cyangwa tunabuze n'ibyo tuvugaho, ariko ndakeka ni for free, tubikora for free. Namwe icyo mwadufasha cyonyine no gukora like na share na comment, so ko biratumotiva cyane, bigatuma n'ubukurikiyeho dushobora gukora ibindi kandi byiza. So murakoze rero, Imana ibarinde. Hasta